Reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana bakunzi bacu. Abakunzi bacu rero bakomeje kugenda banyandikira. Hari mukunzi wacu watwandikiye ngo ese mwarimu Patrick ko tukwemera ku tuntu tw'udukoryo wazatubwiye inkomoko yaho guca amazi no gutera indobo byaturutse. Tudatinze rero banza urebe ko wakoze follow, ubundi dutangire turebe inkomoko yaho guca amazi no gutera indobo byakomotse. Menya aho guca amazi umuhungu byakomotse no gutera indobo. Byakomotse ku musore witwa Gatete wigaga muri kaminuza y'u Rwanda, maze akunda umukobwa mwiza cyane witwa Liliane. Bukeye umusore abwira umukobwa ati amasomo narangira unsanga imbere ya classe nkubwire. Amasomo arangiye umukobwa arasohoka anyura imbere y'umuhungu arahita atamuvugishije. Gatete aramukurikira ati kugiye tutavuganye. Umukobwa ati kereka nubanza ukajya kunzanira amazi yo koga kuko ndananiwe. Dore ko mu kigo yari yakamye. Umuhungu afata indobo ajyayo, maze biza kuba umuco uko agiye kumutereta akabanza kujya kumuvomera. Umukobwa ariko ukabona ntakunda uwo musore. Abandi bigana baza kubimenya bakajya babiteramo inkuru ngo umusore bamuciye amazi. Birangira bibaye kimomo. Nyuma Gatera yagiye kuvoma nk'uko bisanzwe, ahageze asanga ku iriba naho amazi yabuze. Aza ntayo azanye, abibwiye nyamukobwa ahita amukubita iyo ndobo. Nkorere ku gatima unkandire no ku gasaraba. Ubundi uhita ujya kuri YouTube channel yitwa Umwarimu Patrick, hari gucaho inkuru y'akasamutwe yitwa Imbaraga z'Urukundo. Ciao ciao. Kandi nizere ko buri wese amenye inkomoko yaho guca amazi no gutera indobo byaturutse. Murakoze. See you.